iherezo ry'isiringe mu maso nimuhaguruke mukwire kw'isi mubwiriza Yesu mukiza imitima igiye kurimbuka nimuhaguruke iherezo ry'isiringe mu maso nimuhaguruke mukwire kw'isi mubwiriza Yesu mukiza imitima igiye kurimbuka nimuhaguruke hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo nibo bari gukwirakwira kw'isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu vuba vuba birahindutse pe abantu bagiye kwifuza urupfu nimubatabare mubereke inzira yo gukirizwamo niyi Bibiliya vuba vuba birahindutse pe abantu bagiye kwifuza urupfu nimubatabare mubereke inzira yo gukirizwamo niyi Bibiliya hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo niba bari gukwirakwira kw'isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu abakunda ukuri kwa Bibiliya nibo bazafungwa bagirirwe nabi ariko mukomere mugiye kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa abakunda ukuri kwa Bibiliya nibo bazafungwa bagirirwe nabi ariko mukomere mugiye kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo niba bari gukwirakwira kw'isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo niba bari gukwirakwira kw'isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu